mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize Robinson yarimo aganira na mama we ndetse yaramaze gutobora amaze kwerura amubwiye ko atagomba kujya agira ikibazo kuko we na Kimi bari mu rukundo. Ese uyu mubyeyi yaje kubyizera? Ese y'ubundi yabyakiriye ate? Ubundi se araza kubashyigikira nangwa araza kubyanga? Reka inkuru yacu n'ubundi tuyitangirire kuri uyu mubyeyi ndetse n'umuhungu we Robinson. Ntabwo bari kubyumva. Ntugati ngo iki? Mwana wanjye ko nkuzi narakwibyariye. None mwana wanjye, umukobwa wanjye Kimi katuje kari umunyamahoro, wazambabariza umukobwa? Mwana wanjye ko ntazakwihanganira ngo nuko nakwibyariye. Ndabizi nta sano y'amaraso mufitanye, ariko uriya mukobwa mukunda nk'aho ari njye wamubyaye. So rero please ndagusabye ntuzigere ukora ikosa niri na rimwe. Mwana wanjye, mwana wanjye, ibyo by'inkundo wabivuyemo. Kimi ugakomeza kumufata nka mushiki wawe. Kuramutse umbabarije umukobwa, njyewe ubwanjye nazakwiyicira. Ko mbonye umubabaza nangwa se umureza, njyewe nanakwica. Ikintu icyo ari cyo cyose cyababaza Kimi ntago nakihanganira. Undi ati mama, nshobora kuba naremeye kureka ibyo nkunda, nta kintu na kimwe nigeze nsiga inyuma ngo nizigamire mu buryo bwo kwirinda ibinsitaza. Mfite byinshi nyine nakundaga pe, ari nabyo bigutera ubwoba ukaba uri gutegereza uvuga ngo wenda Kimi nzamubabaza. Ariko mama, nyizera, Kimi ndamukunda. Kimi yarampinduye pe, yahinduye byinshi kuri njye. Ese nta nubwo ubibona ko nahindutse? Mama, sinyigendera mu bigare bimwe byo gutaha amajoro kwa hato na hato. Ibyo byose nagiye mbireka ngaho ari Kimi atazabibona, akabona ko ndi umusore udashobotse, umusore utumva. Nibyo mama, ndabyemera pe, mbere nari nguye. Ndati nibyo mwana wanjye, uri umunyabwenge, uri umuhanga pe, uzi gucunga ibintu neza. Ni nayo mpamvu nyine iriya kampani iri mu maboko yawe, kuko kuva wayifata warayizahuye. Ibihombo byose byari birimo wabikuyemo, ubu ifite inyungu ziri hejuru. Kabone niyo twahera uyu munsi dufite abantu dufasha, ntekereza yuko nta gihombo n'iki na kimwe twagira. Byose ni ukubera ubuhanga n'ubwenge bwawe. Ariko mwana wanjye, ikintu kintera ubwoba ni kimwe. Robinson nzi wanywaga inzoga agataha amajoro agaragiwe n'abakobwa, yaba yarahindutse? Ndakabwa ati ko mama, njye biri kumbabaza uburyo utari gufata amagambo yanjye serious. Serious? Birasa naho nyine ndi kuvuga ibintu by'ubugoryi hano. Mama, narahindutse. Nonese mama, uheruka kumbona ibyo byose bimbaho ryari? Mama, njyewe na Kimi twiteguye ahazaza, n'icyo hazaza hazatuzanira icyo ari cyo cyose.
nta bwoba mfite ahubwo mu mahirwe mashya mu buzima bwawe nkwereke yuko Robinson mama reka nkubwize ukuri mu bintu byose uzacamo muri iyi si bigoranye ikintu kitoroshye kubona ni urukundo rwa nyarwo rero mu gihe ndufitiye Kimi kandi nawe nkababona nkunda mbabarira nkwereke yuko nkwiriye umukobwa wawe ase mama ubu nzajya nkwita mama nkwite mabukwe njye no kuguprevingira yuko nkwiriye umukobwa wawe byibura wamaye nayo mahirwe ondato yandekera umukobwa nago mbishaka ndekera umukobwa ndakuzi Robinson ndatari ko mama hari ikintu nshaka kumenya rimwe na rimwe hari igihe nyine bibaho umutima ukaguhatiriza gukunda umuntu kandi ukemera bigatuma nyine wemera ko intege nke zibaho so nyine njye I do love her kandi ntekereza ko nawe nkunda so rero mama please wambabarira ukamfasha ukareka nkikundira uriya mwana w'umukobwa kuko byonyine urukundo mukunda ntago runyemerera gutuza so mama please mama hirwe reka nkunde Kimi ndati rero mwana wanjye njye nawe tugiye gusezerana uzaramuka umbabarije umukobwa tuzahangana njye nawe tuzarwana wa muhungu umwana wanjye ni nka zahabu kuri njye dore ni agakobwa kamwe Imana yanyihereye gira ubwenge rero ikindi you have to take care of her sinzigere mbona agahinda mu maso ya Kimi uzamubabaza byibura n'isegonda rimwe nzakwiyicira sinjye wakubyaye Robinson arazega kavuga atakoze mama ko kuri Kimi rwose uba wabigigi ndati ntabigigira uzambabariza umwana uramenye njye ntawe tutazarwana ndataha akomeda ndati naho ubundi mwana wanjye nanjye sinakwangerega kuba nyirabukwe kuzingiza umugisha mba afite ubwoba ko ndi musore azaza akamujyana banifitiye n'ubwoba yuko ejo ubundi hashaka kuzaza igisahira ndakaba aricyo kimutwara ariko nyine bibaye ari wowe bisese ngo hari ikibazo aho nimwikundanire bana banjye ariko ibintu nkubwiye bizirikane cyacura ahera kakigendera Robinson natindi kinagora agaruka kureba Kimi abasa naho afite igihunga kavuga ati mama yatubonye avuze ngo iki mana we use mama ndongera kumureba mu maso mama yaturakariye Robinson araseka kavuga atakosha be uragashwi reba nk'ukuntu ufite ubwoba none se ubundi mama yagukora iki we are old enough ibyo dukora turabizi babe none se nitwemereye gukunda tugakundwa ku myaka yawe no ku myaka yanjye wemereye gukunda ushaka ukamuha urukundo ushaka mu gihe ushaka no mu gihe wumva nyine unezerewe so ibyo rero nibyo bigomba kuranga Robinson ndetse na Kimi mama wimwitaho gusa nyine mubwirije ukuri ndati ngo iki be urihuse rwose ntabwo wari ukwiriye guhera kubwira mama mubwira mara yanjye nuse ubwiye ngo iki mubwiye ko njye nawe turi mu rukundo ndati yes of course
ntabwo uri proud yanjye, ntabwo unezejwe nuko njye nawe turi gukundana. So rero niba bikunejeje what's wrong? Undi ati none se basa byakiriye ati, undi atari kurazeta mama n'uburyo agukundamo urumva yakwirirwa aca ku ruhande, ahubwo aranezerewe ngo noneho yagukundaga amenya agiye kurukuba inshuro igihumbi. Kimati ngo iki nibyo se mama arishimye ntago ababaye. Robinson aturasetse, uri umukazana ukaba umukobwa we urumva byamubabaza? Mukecuru ntago umuzi wowe, ahubwo ampaye gasopo. Bereka ngo usaba akantu, umunsi nzakubabaza nanga umunsi nzatumurira, ndakwinginze ndi umuntu nshobora gutuma hari akantu kabaho nyine ukababara, ariko please babe ntuzatume mama bimenya kuko yanyica pe. Amaye gasopo aranyihanangiriza arambwira ngo uzaramukumbabarije umukobwa, njye nawe tuzarwana. Mbe icyo kintu uri kucyumva? Ese basi uri kugikurura? Umukecuru ko kuri wowe wavuna ndagira ne shabe ntabwo byoroshye n'ukuri. Tuve kuri Kimi ndetse na Robinson twigarukire kuri Dylan ndetse na Bianca. Dylan abara aho ngaho ariko adatuje, ubona atishimye ndetse atananezerewe. Bianca yitegereza Dylan akamureba, aramureba kamureba umwanya munini, yarangiza agahera ko akazunguza umutwe we. Ahera akabaza Dylan akambwira ati ariko ufite ikihe kibazo ko mba mbona ntazi, umeze neza? Kuva ejo mba mbona ntazi ibintu urimo. Dylan kuri kwitwara bidasanzwe what's going on? Ubundi what's wrong with you? Dylan ahera akabaza Bianca akambwira ati Bianca urankunda? Ndati yes of course I do love you even more and more. Dylan ati wimbeshya ntabwo unkunda. Gute waba unkunda ukankora ibi bintu? Mu kwezi kumwe njye nawe tumaze tubana Bianca ndi kugenda mbona Bianca utandukanye n'uwonze. Ndati kagira inkuru wayigize kandi. Dylan ati Bianca mbwiza ukuri, kuba unkunda no kumbwira ko unkunda ni ibintu bibiri bitandukanye. Ushobora kumbwira ko unkunda ariko umunwa gusa, ariko mwe imbere bitarimo. Kandi ibyo ni ibintu bisanzwe nyine tujya tubona mu buzima bwa buri munsi. Ushobora gukunda umuntu ntubivuge kandi ntibikore ko umukunda. Ushobora no kuba udakunda umuntu ukamubwira ko umukunda ndetse ugakora n'ibikorwa bigaragaza ko umukunda ariko mukuru utamukunda. So what I'm asking myself, ese koko Bianca arankunda? Naribajije kandi n'ubu ndi kwibaza, ariko nyine even I don't have any answer. So you are the one to answer icyo kibazo ndi kwibaza. Ariko nanone amaso yanjye ari kumpereza igisubizo uretse yuko ntari kubasha kubyumva no kubyakira. Ndi kwibaza am I dreaming? So I'm asking myself, kuki nakwizeye? Ndahita rwose Dylan, nijoro waba waryamye ukarota ibintu bitari byiza
akaba ariyo mpamvu nyine mbona washaririye, waryamye urota ko ntagukunda, waryamye urota nagutaye, ubundi ufite ikihe kibazo? Undi ati Bianca, ayino ntago nkunda, ahubwo mbwira uri kuyihe mission? Bianca nkuko ati nuko nabikubwiye mbere, narakubajije ngo are you out of your mind? Reka nongere ngo baza are you out of your mind? Who told you ko ntagukunda? Ese ninde wabikubeshye? Dylan ati none niba unkunda, ama message nabonye muri telefone yawe wandikirana n'undi musore, njyewe telefone yawe yakiriye ubutumwa nyifite kuri WhatsApp, ndabusoma ndeba chat zawe n'uwitwa William, akubwira uburyo gukumbuye, kubwira uburyo gukunda, nawe uti ndagukumbuye n'uburyo umukunda. Bianca wambwiye ko numwitiye, ariko na William azi ko umutwiti. Ndakubeshyera, ibyo si byo biri muri chat yawe. Mu by'ukuri Bianca utwitiye njyewe Dylan nangu utwitiye William. Bianca araseka, kabwa ati hey, wasomye message zanjye sibyo? Chat zanjye na William wazisomye. None se nkubaze mugabo mwiza Dylan, ari umugabo n'umugore nangwa ari umukobwa n'umusore, ninde umenya uwamuteye inda? Dylan ati aho ngaho wishaka kungira ikigoryi nangwa ikizongwe, mvanaho ubuyaye, ubwo buyaye bw'abakobwa bitawe ni njyewe ubumvaneho. Nakubashije utwitiye njyewe Dylan nangwa utwitiye William. Ase Bianca watumye n'umugore wanjye Laila n'umwana wanjye kugira ngo nza ahangaha nyine uncunaguze, untware uko ushaka, umbwire ibyo ushaka, ugendere mu nzira ushaka, mbese ibintu byose ubikora uko ubishaka mu bushake bwawe, mbese sinzi ukuntu nabikubwira. Mbwira, ndi hano kuko unkunda nangwa ndi hano kuko uri kunkina agakino? Mbwira, nicyo kintu nkeneye kumenya. Bianca yagira Dylan, akambwira ati Dylan ngenda gukunda, ibintu byose uri gutekereza ntabwo ariko bimeze, ntabwo ariko biri pe. Njyewe na William nahahise, reka basi ngira icyo nkwibwirira. William nubwo ari kumbaza nyine ibintu bijyanye n'inda, nawe arabizi ko umwana atari uwe. So nyine njye na William twarakundanye nyine n'igihe kinini pe, mukunda mbere yuko mpura nawe. William tuzanye mbere yuko mpura nawe Dylan. Ntago nahakana ko twajyaga turyamana, twararyamanye pe inshuro nyinshi, kuko William niwe musore wa mbere twaryamanye mu buzima bwanjye. Yanyitayeho, yarankundaga kama buri kimwe. Gusa nyine William akagira igikundiro, abakobwa benshi bamukunda, yewe baranamusariye. So rero one day naje guhura n'umukobwa umwe wakunze Dylan nako wakunze William. Maze gukunda William, ese bena nubwo uri kubibona ko mba ndi no kuvugishwa mvuga abandi nkavuga wowe, ni wowe nkunda. Ndati komeza mbwire story ye rwose, ubwo buhenda abana bwawe ntago ari bwo ndi kumva, bahanze umbwire ibyawe na William. Nyine maze guhura n'uwo mukobwa, yambwiye ko akunda William. Ndabwira ati none niba umukunda kagakunzwe na babiri kabateranya, uriya musore akaba ari umugabo wanjye, njye nawe tukaba dukundanye igihe kinini, ndabigenza ne ko nanjye mukunda nta muguharira. Umukobwa aterega
njyewe ntago nitaye ko umukunda nta nubwo nanitaye ko nawe agukunda byibura mu nsabira nyumve amena ako gaciro ndamubaza ati saraguha agaciro mu buhe buryo uragira ngo nawe agukunda se nk'uko ankunda nawe agushyire mu mubare w'abakobwa akunda undi ati si ibyo nshaka icyo nshaka ni iki mbwirira William ko njyewe nawe ibyo twakoze hari icyavuyemo uwo mukobwa pe sinzi ahantu yakuye inamba zanjye sinzi n'ahantu n'ukuntu yaje kumenya nyine ahantu nkorera mbona nyine yarahageze banga ko yinjira ariko aramumagara kuri telefone mbwira abasekirite bamureka arinjira ambwira ko atwitiye William ibyo njye nicyo byari binambwiye numvaga nyine tuzamufasha uwo mwana akaba uwacu gusa nyine nyuma William yaje guca inyuma aragenda nyine abeshya wa mukobwa kari mu rukundo nawe ndetse bakajya bajyana no kwa muganga kwipimisha so rero one day yaje kuvugana n'umuganga birangira bakuyemo inda y'uwo mwana w'umukobwa umwana w'umukobwa yarababaye aba nk'umusazi yagiye mu bitaro amaramo hafi amezi 3 yarabaye nk'umusazi asa n'aho afite ihahamuka ry'ibyamubayeho narebye ibintu William akoze sinabasha kubyiyumvisha yewe no kubyakira byarangoye nta kindi kintu nakoze nahereye ko mamagara William mubwira ko ibyanjye nawe birangiye narebye ibintu akoreye umwana w'umukobwa ndavuga nti se ubundi ngiye ndinde njyewe ndiki ubundi se buriya niba atabashe kugira impuhwe z'amaraso ye ngagirire mu muziranenge utafite icyaha n'icyasha njyewe Bianca ndiki imbere ya William uyu munsi ari kumbwira ko ankunda nuriya baryamanye amubwira ko amukunda yazankora nk'ibyo yakoze nuko naje gutandukana na William bereka nkubwiza ukuri umusore utinyuka gukuramo inda yateye umwana w'umukobwa nangwa akamushyigikira mu kuyikuramo uwo nta mugabo w'umurimo kabisa nta kintu aba aricyo yigeze kuganira n'umugabo umwe arambwira ngo abakobwa nangwa se ababyeyi buriya ngo mwe mutwara umwana amezi 9 mu nda mumutwite ariko umugabo w'ukuruza ubwenge umwana mutwara mu ntekerezo amezi 9 ndetse n'imyaka ye yose aba agomba kuzabaho nahereye ko numvaho burya iyo twitiye umugabo nyamugabo anezezwa nuko umutwitiye akimenya yuko umutwitiye kwa kundi utwara umwana mu nda utwise cyangwa se utwite nawe mu mutwe w'abarimo umusore rero uzagutera inda akagushishikariza gukuramo inda bewo nta mugabo umurimo ni nkunda mugayo njyewe uwo sinamushima nawe ubwawe kano kanya nangwa se yuza kumbwira ngo ndabizi ko ntwitiye ariko yikuremo nari kuguseba mu mubare w'abantu nigeze nkunda yewe nigeze no kumenya abantu nk'abo ni abagabo gito ndetse ni n'abakunzi gito rimwe na rimwe yego nta nubwo natinya kuvuga ngo hari n'abakobwa babikora babishaka ariko abo nabo ni nkunda mugayo abo nabo ntago rwose ntago ari ababyeyi babereye u Rwanda ntago ari abari babereye iki gihugu umukobwa wicara uba waremeye kubikora ubikunze kandi ubishaka so rero igihe usamye emera uwo mwana umubyare ariko gutekereza kwihekura ese ubundi wabwirwa n'iki katari we wa mbere na nyuma Imana yari guhaye rimwe na rimwe uzasanga abantu barabuze imbyaro birwa batitiriza Imana byose ari ukubera amakosa yabo bakirwa barira amanywa nijoro basenga batitiriza bavuga ati Imana wampaye urubyaro kandi urwo yaguhaye na mbere ntiwigeze urwakira na yombi ugize ihirwe uratwita urangije ukuramo uwo mwana mu gihe hari abandi bababuze
wowe uri aho ngaho uri kwihekura, warugeramo byakwanga, abarozi bakaba baragatoye, abapfumu kakaba kababayeho, buri wese agatangira gutekereza ibye, kandi rimwe na rimwe ari amakosa y'ahahise hacu, ari amakosa y'ibyo tuba twarakoze, yewe na bya bindi tuba twaranyuzemo. So hari ikintu nibaza, ubundi umukobwa nk'uwo utinyuka gukuramo inda, harya ubwonko waba akwiriye kongera kuzabyara ikindi gihe? Ariko nuko nabaye umuntu, ahari iyo nza kuba Imana sinzi ikintu nari kuzakora. Dylan ahera kagaseka akavuga ati ariko urasetsa be, nawe rero kuba Imana nubibonye. Iyi Mana rero itandukanye natwe abantu, ikora nk'Imana ntikora nk'abantu. Niyo mpamvu nyine utabaye Imana, ni nayo mpamvu nyine Imana nyine ari inyemuwe, kuko igiye kuturimbura bitewe n'amakosa tuba twakoze, iyi si yayubika mu masegonda, yewe yayirimbura, kuko ibyo dukora byinshi bibi nibyo ni byinshi sinabona uko mbikubwira be. Erega n'aka kanya twakoze icyaha, sinataye umugore w'isezerano nkaba ndi kumwe nawe. Bianca araseka avuga ati harya nacyo ni icyaha. Aha, ibyaha bibaye byinshi, ariko bereka tuvuge ibintu rwose, tubivuge rwose dusase inzobe. Umubare munini w'abakobwa bakuramo inda akenshi babiterwa nuko abasore nangwa se abagabo baba bataye bakabihakana, ariko hari n'abo bandi bagira umutima ukomeye. So shut up. Ndati ngwiki ibintu uvuze ni ibiki? Uravuze ngo shut up? Kuri kunzi ibya senye dikuzimu ndimo ndavuga. Bianca ati nagombaga kwanyuzamo kugira ngo useke, none ntagusetse. Ati gusa nyine much respect kuri abo bakobwa bemera bakabyara abana babo batitaye ku basore babateye inda bakabata. Jewe rwose much respect kuri bo. Dylan ati none se wongewe iyo ntemera kuza kubana nawe bari kubigenza ute? Bianca ati ariko be urasetsa, none se ngewe mbuze iki? Nakihabura kimwe. Niba nakihabura kimwe rero n'umwana wanjye namuha icyo ashaka, ariko ntago namuhereza urukundo rwa se. Ntago urukundo rwawe ndufite, yewe niyo najya gukodesha umuntu ngaza mubereze ntago yamukunda nkuko wamukunda. So that's why ngewe ubwanjye numvaga nyine ngukeneye mu buzima bwanjye, kandi ubu ngubu ndagufite. So rero ni byiza kandi ni umugisha. Rero nyine ntitugashyigikira amafuti. Abagabo bameze nk'uko bakwiye kugawa, n'abakobwa rwose bakuramo inda ku bushake bakwiye kugawa. So rero William nta kintu kiri hagati yanjye nawe. Undi atari ko hari ikintu uvuze bituma nanjye ntekereza. Uravuze ngo umwana wawe niyo wamushakira undi mugabo akaza akamubera papa, ntago yamuhereza urukundo nk'urwo namukunda. So hari ikibazo ngiye kukubaza, ese basi waba utekereza ku mfura yanjye? None se ubu ngubu wenda Layla we tumwirengagiza, ese imfura yanjye yo buriya izankunda? Umwana wanjye zigera nkunda nyishimire, nshimye ko wenda uwawe tuzajya tuba turi kumwe kenshi, ariko se ubona byaranye na Layla bizagenda gute? Bianca turatangiye kandi ugaruye umugore n'umwana wawe, ubagaruye muri iyi nzu. Dylan buri munsi duhora dushwana kubera Layla n'uriya mwana. Every time Layla, every time umwana. Ngewe ntwita amabuye, ntago ntwita umwana. Ndetse ariko nubwo twita umwana ntago azigera b'imfura, ntago yasimbura uriya, kuko uriya ni imfura kuri njye. Ndati ngwiki Dylan urakomeje se? Urakomeje kwanza ibintu ngenda nabirambiwe. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese Dylan na Bianca iherezo ryabo ni irihe? Dylan n'ubundi nubwo ari kumwe na Bianca ntibimubuza gutekereza Layla. Ese aho bazabana rukomere, bazakomezanya nangwa ntago bizagera aho ngaho
bizakomeza bizagera aho ngaho birangire. Byose rero mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane. Njyewe nitwa Atete, ninjye uyandika kandi ni nanjye uyibagezaho.